mbivugeho gatoya cyane kuko ya mazina wenda iryo nihaye ntiribateye amatsiko ariko iryo nahawe na Yesu nkitwa Lidia. Ariko ndashaka kubamenyesha ko abo yabamenye kera bakiri mu nda z'abanyina. Nari umusiramukazi wiyubashye, nakundaga ibintu byitwa gahunda, nabaga iwacu mu rugo ku muryango sinahavaga, kandi icyo gihe nari umukozi wa leta. Ibintu byitwa kwirukankana n'abahungu mu muhanda mu mahoteli n'ibiki ntabwo nabikundaga, ahubwo je ndeba abantu ukuntu babaye icyo gihe. Hari ibintu bitatu narahiriye Imana, kandi ujye ukunda kurahirira Imana, ni byiza, niho imbaraga zituruka. Mbwira Imana ngo Mana, ntabwo nshaka kuzaheka inda y'ikinyendaro, numva ndabyanze, kandi nawe byanjye muko. Ariko n'abahungu batwara ibinyendaro, wamunguwe nawe byanjye. Abahungu batwara ibinyendaro akitwa umugabo imburagihe akagira ubwoba. Icya kabiri ndavuga ngo Mana, sinshobora kuba umugore wa kabiri, kubera ko iwacu mu miryango narebaga amashyara aba mu bagore, ukuntu bizirikaga imfunguzo, ukuntu bashaka gutuntu bakenyera, ukuntu bahoraga mu bapfumu bavuga ngo mbaye umugore wa kabiri biriya nabikora nanjye sinshaka. Mana ubyumve. Murakurikiye? Icya gatatu ndavuga ngo ntabwo nifuza kuzaba umugore wo mu rusisiro kupiya. Sawa? Maze Imana ingirira neza irabikora. Birangiye Imana ishaka inzira zose nshobora guhurira nayo, kuko iba yumvise isengesho rivuye ku mutima. Jya ugira isengesho rivuye ku mutima mu buzima bwawe. Noneho impa umukobwa wankunze, wavuze ngo ndi umwana wabo. Nyine Bibiliya iratubwira ngo twifuze impano iruta izindi zose, ngo niyihebuje urukundo. Arankunda ntamuzi, atarambona akunda izina gusa, niyo mpamvu navuze izina. Ageze aho arambona turanabana, Imana irabikora. Nkajya ngira ibibazo rero, kubera ko ntawe ubasha kwirinda ngo atagwa mu byo yanze kugwamo. Umuntu w'Imana aranyicarira muri saro ahantu twakoraga, aganira ijambo ry'Imana, amagambo menshi nkuko tumaze kuyumva, nkuko twayumvise mu iki cyumweru. Bigeze aho ndamwitegereza, ndamureba, ndavuga ngo ko ameze nk'umupfumu. Abantu b'Imana baravuga, abantu b'Imana ijambo ry'Imana bavuga ko ari ry'Imana nyine. Imana ikabiza abantu, riragenda rikagera mu mitima, si koko? Nanjye navuga ngo agombe kuba ari umupfumu, ariko nkora agasengesho kagufi, ndavuga ngo Mana, ndashaka kumenya niba wamutumye cyangwa niba ari umupfumu. Ako kanya ndahindurwa, numva ubwenge bwanjye butangiye kureba ibyo ntarebaga. Ndareba nkajya mbona imbere yanjye inyandiko zanditse mu mpino, Abaheburayo 2:4, bikaza ari icyatsi kibisi, bikaza ari umutuku, bikaza ari ubururu, impagarike, intambike. Nanjye ngashakisha uburyo mbihunga, aho mungiye nkabihasanga, nkabisoma aha, nareba nkabihasanga, nareba nkabihasanga, inyuma nkabisanga hariya. Nahumiriza bikaba byinshi cyane, nakwihisha mu mugongo wo twicaranye ngasanga biri ku mugongo we. Nindagirane, ariko narize ndabizi iki n'igitabo cya Bibiliya nanjye zakabonerwamo, kuko ari nta rindi zina munsi y'ijuru ry'aba abantu dukwiriye gukirizwa. Darangije. Izina rya Yesu ni umunara muremure, nta rindi zina dukwiriye gukirizwamo. None reka tuvuge izina rya Yesu, reka tubwire abantu izina rya Yesu. Ndarambura muri Bibiliya, mba nkubise amaso ku rwandiko rwa Yakobo 5:16. Mwahageze haranditse ngo mwaturirane ibyaha byanyu kugira ngo mukizwe. Iri jambo ry'Imana rirakomeye. Mwature ibyaha byanyu kugira ngo mukizwe, kandi mwaturire umukiranutsi abasengere, ko gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi yasatugije neza. Mwami Yesu Kristo, turagushimiye kuko watwihishuriye, kandi turifuza ko abatarakumenya nabo
ubihishurira kugira ngo babe abana bawe uyu munsi wa none, kandi bamenye ko ari wowe kuri, kandi nibakwizera nabo ukuri kuzagera muri bo kukababatura. Urakoze, turagushimiye mu izina ryawe ryera.